Mana turagushimiye, tugushimiye neza yawe, tugushimiye urukundo ugira. Mana tugushimiye kutwitaho, Mana tugushimiye kutureberera, Mana turagushimiye ko utubesha mwami. Tutagufite ntacyo twageraho, tutagufite mwami nta byiringiro by'ubuzima, ariko tugufite dufite ibyiringiro by'ubuzima. Tugufite mwami naho twaca mu bikomeye twumva dukomeye mwami. Abanyarwanda twaciye mu bikomeye, ariko turagushimiye ko wahabaye mwami. Igihugu cyacu warakirinze imyaka 20 ishize, Jenoside yakorewe Abatutsi irangiye, dufite impamvu yo kugushima. Turagushimiye mwami ko igihugu cyacu wongeye ukagisana. Turagushimiye ko igihugu cyacu wongeye mwami ukakigaruramo amahoro, ukakigaruramo umutekano, ukakigaruramo ubumuntu. Turabigushimiye mwami. Komeza uturindire igihugu, komeza ubungubu mw'Abanyarwanda, komeza uduhe gutera imbere muri byose. Wowe turebyeho mwami, wowe duhanze amaso, wowe twishingikirijeho kugira ngo ubikore, kandi turakwizeye kuzabikora mu izina rya Yesu. Amen.